Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mukunzi ukurikira Salo TV, banje kugusuhuza uri wose ngira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati mu by'ukuri abemeramana bakwiye kwibutsanya ko urwibutso rugira abemeramana akamaro. Hari hadithi imwe nifuje ko twarebera hamwe bamwe Muslimu wo muri cyaka kanya. N'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agira ati rufi'a al-qalamu 'ani thalatha, mu by'ukuri ikaramu yahagaritswe cyangwa se ntabwo ikora ibintu bitatu. Ahangaha ni mvuga ikaramu bisobanuke yuko ari hahandi mwene Adamu hari umwanya atajya yandikirwa icyiza ari gukora cyangwa se ikibi ari gukora. Iryo ari rero hadithi irakomeza igira ati icyambere ani naim hatta yastayqib, kuri wa muntu uryamye paka kugeza ubwo abyutse, niho abamarayika bakomeza kumwandikira icyiza cyangwa ikibi yaba yakoze. Cya kabiri wa ani sabiya hatta yahtadi, no ku mwana ukiri mutonya kugeza ubwo akuze akageza ya myaka tuzi ubutangiwe kubarurirwa ibyiza wakoze cyangwa se ibibi waba wakoze. Icya gatatu wa anil majnun hatta ya'qil, no ku musazi umuntu udafite ubwenge kugeza ubwo yabaye muzima, ubwenge bwagarutse. Bamwe mu Islam nifuje yuko twarebera hamwe ino hadithi